ngo kubera ko nari nshonje ntimwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari mu nzu y'imbohe ntimwansura, nari ndwaye ntimwansura. Wakwibaza, aba bantu koko babonye Yesu ntibabikora? Ngo aba bantu bazatangara, ntabwo bazabyihorera, ngo bamubwire bati witubeshyera. Murabizi iyo umuntu ari kuburana afite ukuntu yisobanura. Hari ukuntu umuntu akubwira ati wimbeshyera, nakubonye ryari se nakugaburira. Hanyuma Yesu abwira abantu, arabwira ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika be, ngo bazateraniriza abantu bo mu mahanga yose. Twumvikana neza, ni abantu bo mu mahanga yose. Niba bivuze abantu bo mu mahanga yose, nawe urimo. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe ngo ibituro bizagarura abo byatwaye, ngo inzuzi zizagarura abo zatwaye. Buri muntu wese wabayeho ku isi azazanwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Ariko Imana ikeneye kumenya bino bintu, ku iherezo bizagenda bite? Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Iyo umugeni amaze kubera. Njyewe tugiye kuganira muri uyu mwanya, nitwa Manirarora Jean Marie Vianney, mwene so muri Kristo Yesu. Tugiye kuganira amagambo Imana ashyize ku mutima wanjye. Reka tubanze dusenge kugira ngo Uwiteka abane natwe. Uwiteka Mana yaremye ijuru n'isi, Mana yo kubahwa, Mana y'imbaraga kandi ushobora byose. Tugushimiye ko duhaye umunsi wo kuba tugihumeka kugira ngo twamamaze ubutumwa bwawe. Tugushimiye rero ko uyu mwanya ugiye kubana natwe. Dusabiye abazumvira ijambo bose kugira ngo uzabane nabo. Umwuka wera azabe kuri buri muntu, amuganirize, amwigishe, amuhugure. Kuko wavuze ko nitumenya ukuri kuzatubatura. Emera umwuka wera aherekeze rino jambo, kandi imbaraga zawe zibane natwe. Dushyigikire muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Murakoze cyane rero, tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tuganira uyu mwanya yarihaye umutwe uvuga ngo iherezo. Iherezo ry'ibintu byose. Iyo tuvuze iherezo twumva itangira ndetse n'irangira. Iherezo ringana n'umwanya ikintu cyatangiriyemo n'igihe cyarangiriyemo. Iherezo ry'ikintu, ikintu cyose cyabayeho kiba gifite n'igihe kizarangiriraho. Usibye Imana yonyine niyo itagira itangiriro ntigire n'iherezo. Ariko ibintu byose byaremwe bigira itangiriro bikagira n'iherezo. Iyo umuntu akoze ikintu ashyiraho itariki cyakoreweho, agashyiraho akajyana garanti y'igihe kizarangirira. Natwe rero abantu twavutse twisangaho, Bibiliya yaravuze ngo kuko Imana ikintu cyose yakigeneye igihe cyacyo, ngo habaho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Buri kintu cyose kigira iherezo ryacyo. N'ibintu tugura mu nganda bigira igihe biberaho, ariko bakabihana garanti. Hakabaho icyo bahaye garanti y'umwaka, hakabaho icyo bahaye garanti y'imyaka 5 cyangwa se 10. Nawe rero nkurikiye muri uyu mwanya wabayeho, wamenye ubwenge, usanga uri ku isi, ufite igihe wavukiye, icyo ngicyo urakizi. Ariko ufite n'igihe uzavira mu isi, ufite iherezo ryawe. Buri munsi twumva amatangazo y'abatashye, abapfuye, tukabaherekeza, tugaherekeza inshuti zacu, tugaherekeza abavandimwe, ababyeyi se. Ushobora kuba unkurikiranye muri aka kanya, iwanyu mwaravutse muri umubare runaka,
ariko uyu munsi mukaba mutacyuzuye. Wavutse ufite ababyeyi of course, ntabwo wavutse ku giti, wavutse ku muntu. Uyu munsi nta babyeyi ufite cyangwa se ufite umwe. Hari n'abamenye ubwenge basanga batazi ababyeyi babo, abo ngabo ndanabakomeje. Ariko nashaka kuvuga ngo buri kintu cyose kigira intangiriro kikagira n'iherezo. Mu gihe rero Imana ikidutije igihe cyo kubaho mu isi, tuba tugomba gufata umwanya tukibukiranya impamvu tukiriho, ukamenya impamvu ukiriho ku isi. Ijambo ry'Imana Pawulo yandikiye Tito aramubwira ngo icyatumye ngusiga ikerete ni ukugira utunganye ibintu byasigaye bidatunganye. Dukunda kurikoresha cyane mu barokore, bavuga ngo icyatumye tukiriho ni ukugira dutunganye ibyasigaye bidatunganye. Niyo mpamvu Imana ihora idushishikariza kuzirikana impamvu tukiriho. Tugiye kuganira ku iherezo rero, ariko nagira ngo nkwibutse yuko uyu munsi ni uwawe, ariko ejo ntabwo uzi ko ari ahawe. Ibyo tubona byose mu isi bizashira nk'uko bitahozeho. Ibihe birahita bigahitana n'ibyabyo. Uyu munsi uriho, ejo ntabwo ari ahawe, ntabwo uzi igihe usigaje. Rero ku bantu bizera Bibiliya, bemera Bibiliya, kadufatanye ijambo ry'Imana. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ibice 25, turahera ku murongo wa 31. Titire y'amagambo iravuga ngo ni ugucirwaho iteka. Reka dusome. Handitse ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwami bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyire ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahawe umugisha, muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Uko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, Mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data abo boroheje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Azabwira n'abari ibumoso ati, nimuve aho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Kuko nari nshonje ntimwamfungurira, nari mfite inyota ntimwampa icyo kunywa, nari umushyitsi ntimwamuncumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Imana idufashe kandi iduhe umugisha. Nk'uko dusomye aya magambo, umutwe wavuze ngo ni ugucirwaho iteka. N'andi magambo ni ugushyira ibintu ku iherezo, ni ukurangiza ibintu. Nubwo iyi si tuyisangaho, ariko twizera ko hari umunsi wo gucirwaho iteka ku bintu byose biri mu isi. Aha rero Yesu yari ari kwigisha, uhereye aho ibice bitangirira, yari ari kubacira umugani w'abakobwa 10, ababwira ukuntu ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umugani w'abakobwa 10. Muraza kwihangana, ijwi ntabwo rimeze neza kubera maze iminsi ndwaye gripe, ariko icyo nzi cyo turumva ijambo ry'Imana. Hanyuma impamvu uri kunyumva ni uko wahisemo gukurikira iyi channel,
kandi impamvu ariyo wahisemo ni uko ukunda ijambo ry'Imana. Ubwo ukunda ijambo ry'Imana, Imana nayo iragukunda. Ariko Imana ikeneye kumenya bino bintu, ku iherezo bizagenda bite. Ibyo ari byose iyo ibintu bigeze ku iherezo nta garuriro biba bigifite. Hari ukuntu abanyeshuri bajya bareka kwiga mu gihe cya nyacyo, bagashaka kwiga igihe cy'ikizami kigeze. Ariko uko wabigenza kose, ushatse kwiga mu gihe cy'ikizami ntabwo wabifata neza, nta n'icyizere cyo gutsinda uba ufite nk'umuntu witeguye mbere. Impamvu rero tuba turi kwiga aya magambo ni ukugira dutegure iherezo ryacu. Nifuza ko watega amatwi kugira ngo utegure iherezo ryawe. Hanyuma Yesu abwira abantu, arababwira ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika be, ngo bazateraniriza abantu bo mu mahanga yose. Twumvikana neza, ni abantu bo mu mahanga yose. Niba bivuze abantu bo mu mahanga yose, nawe urimo. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe ngo ibituro bizagarura abo byatwaye, ngo inzuzi zizagarura abo zatwaye. Buri muntu wese wabayeho ku isi azazanwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Ko Pawulo yanditse arabwira ngo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza. Hanyuma rero uru rubanza ruzagenda rute? Abantu bose bazakoranirizwa imbere ye. Ikintu kibabaje rero ni iki ngiki, ngo nuko bamwe bazashyirwa iburyo, abandi bashyirwe ibumoso. Ari ukuntu abantu bajya bashaka kuba imbera byombi, ariko Bibiliya yaravuze ngo ubwo udakonje ntubire nzakuruka. Bivuze ngo urakizwa cyangwa ntukizwe. Umuntu w'Imana, umwana w'Imana, cyangwa se ube nyine wa Satani. Ni ibintu bibiri ubundi. Ntabwo wakorera Imana ngo ukorere na Satani. Yesu yaravuze ngo ntawakeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi. Ngo niko namwe mutabasha gukorera Imana n'ubutunzi. Rero ahangaha turi gushaka guhitamo. Niba ushaka kuzajya iburyo ukaba nk'intama, cyangwa se ukajya ibumoso ukaba nk'ihene. Bivuze ngo Bibiliya yo ifasha abantu bavuye mu mahanga yose, ibagabanyamo ibice bibiri. Bamwe ibabona nk'ihene, abandi babona nk'intama. Impamvu ni iyihe? Turaza kuyireba mu kanya. Ariko ngo yabwiye abari iburyo bwe, ari bo Bibiliya yise intama, arababwira ngo nimuze mwakire ubwami bwabatunganirijwe kuva ku kuremwa kw'isi. Bivuze ngo Imana ikirema isi yo yagambiriye kuzacungura umuntu, kuko ijya imenya byose. Yabonye ko umuntu azagera agacumura, irangije imutegurira uko azaragwa ubwami. Bibiliya iratubwira ngo Adamu wa mbere ikamugeranya na Adamu wa kabiri, Kristo na Adamu wa kabiri. Bivuze ngo umugambi wo gucungura umuntu Imana yawuteguye kera ikimara kumurema, ariko inategura ubwami umuntu uzacungurwa azaturamo. Noneho Yesu ngo azabwira abari iburyo bwe, ababwira ati mwebwe mwateguriwe ubwami. Ngo kuko nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mu nzu y'imbohe muransura, nari ndwaye muransura. Ababwira imirimo myiza yose bagiye bakora. Arababwira ati nimuze mujye mu bwami, mwinjire mu bwami bwabatunganirijwe. Icyampa wowe nkurikiye nawe ukazaba muri ubu bwami. Icyampa nawe ukunda ijambo ry'Imana ukazaba muri ubu bwami. Ubu aka kanya hari abantu bategereje ko uzabona Yesu ajya kwiyamamaza kuri stade. Ubu bwami tubamo tutabuzi, kubera ko ugeze hepfo gatoya usanga bano bantu batangara. Ngo baratangara cyane, ngo barabaza bati mwami ko twumva utubeshye, twakubonye ryari urwaye tukagusura, uri mu nzu y'imbohe tukagusura, wambaye ubusa tukakwambika, ushonje tukakugaburira. Ndashaka kubabwira mwebwe munkurikiye ko aka kanya
Yesu ari inaha mu isi, ari mu bantu, agendera mu bantu. Yesu ngo yarabasubije arababwira ati, njyewe ntabwo mwambonye, ngo ariko ibyo mwakoreye ba bandi bene data boroheje, baciriritse, bari hasi, ni njye mwabikoreraga. Ajya muri arena, ajya mu muhanda azenguruka ngo bamufungurire. Ni nayo mpamvu iyo umuntu ashaka kugukuramo ibintu byawe, ashaka kugukuramo ubutunzi, akubwira ko uri kubuhereza Imana. Mwirinde ibintu mutanga, mwirinde aho mubiba, utazabiba ahantu Imana itari. Kubera ko Imana, Yesu yaravuze ngo ibyo mwakoreye ba bandi boroheje, ni njye mwabikoreraga. Bivuze ngo umuntu wese uri gukora, afasha umuntu wese uri hasi woroheje. Nta muntu wagaburira umuntu ushonje yiteze ko nawe azamugaburira. Aravuga ati, oya, reka nkorere Imana, ugirirwa neza none yayigiriye abagirira Imana. Cyangwa se gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Ariko Yesu arababwira ngo ibyo mwakoreye abo boroheje, ni njyewe mwabikoreraga. Abo yabwiraga ni abari iburyo bwe, Bibiliya yise intama. Aka kanya ubu hari ukuntu Imana iri kutureba, iratureba nk'intama cyangwa ikatureba nk'ihene. Izi hene ndaza kuzigarukaho mu kanya, mbabwira impamvu Bibiliya ishobora kureba umuntu ikamubona nk'ihene. Ibikorwa ukora bigaragaza kuri ihene imbere y'Imana cyangwa se uri intama imbere yayo. Gusa icyo nakwifuriza ni ukuba intama. Bibiliya iratubwira ngo Yesu yaducunguye ameze nk'umwana w'intama watambwe, kandi ikatubwira ngo ni imfura muri bene se benshi. Niba Yesu atwita bene data, akaba ari umwana w'intama watambwe, niyo mpamvu n'abacunguwe nawe iyo barebye babona nk'intama, kuko bakiriye ku gucungurwa. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hanyuma ngo bo bazatangara, bamubaze bati, twakubonye ryari? Mu yandi magambo, umuntu aramutse aje mu izina rya Yesu, akaza ari we Yesu, nta muntu utamufungurira. Ariko Yesu arakubwiye ngo nufasha uworoheje, nusura umurwayi, nusura imfungwa, nuwambika uwambaye ubusa, ni njyewe uzaba ubikoreye. Hari imvugo y'Abanyarwanda ya kera twese twayisanzeho, ivuga ngo uhaye umukene abagurije Imana. Kubera iki tubyita ko ubugurije Imana? Nuko uzi ko umukene nta kintu azakwishyura. Nubwo Imana ijya ihindura amateka y'abantu, abari hejuru bakajya hasi, abari hasi bakazamuka, ariko inshuro nyinshi uri gufasha umuntu udafite epfo na ruguru, umuntu usanze ku muhanda asabiriza, umuntu uje iwawe akomanga afunguza, ntabwo ushobora kugira umutima wo gutekereza ko hari igihe umuntu yazakuruta. Akenshi iyo ubikoze, ubikora wumva rwose ari umugisha gusa ukoreye. Ariko igitangaza kirimo ni iki ngiki. Yesu aravuze ngo ubwo wabikoreye uwo nguwo, ubwo uyu munsi uri kugaburira umuntu udafite epfo na ruguru, ubwo uri kumwambika, ni Yesu uri kubikorera. Niba nta yindi nyungu yindi iri ku ruhande, kuko Pawulo yigeze asobanura, aravuga ngo abari ibumoso ababwira ati, nimwumve imbere mwabivume. Umuntu ashobora gukora ibikorwa by'urukundo, ibikorwa byiza, ariko atabikoranye urukundo. Aho yavuze ngo naho natanga ibyanjye ngo mfashe abakene, ariko ntabikoranye urukundo, ntacyo byaba bimaze. Igikorwa cyose kigira agaciro imbere y'Imana ni umurimo ukoranye urukundo. Umurimo wose ukoranye urukundo urandikwa mu maso y'Imana. Bibiliya yarambwiye ngo imirimo yose izageragereshwa umuriro. Umurimo wose utarakoranye urukundo, kuri uwo munsi uzashya. Ariko abantu bazapemerwa imirimo bagasanga imirimo yabo ishyitse, bazashyirwa iburyo bwa Yesu. Nuko rero Yesu ababwira ati, muhumure, mwebwe mwabikoze mwumva ari urukundo gusa, ariko ni njye mwabikoreraga. Hanyuma ngo ahindukirira ngo kubera ko nari nshonje ntimwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari mu nzu y'imbohe ntimwansura, nari ndwaye ntimwansura. Wakwibaza, aba bantu koko babonye Yesu ntibabikora? Ngo aba bantu bazatangara, ntabwo bazabyihorera, ngo bamubwire bati, witubeshyera,
Murabizi iyo umuntu ari kuburana afite ukuntu yisobanura. Hari ukuntu umuntu akubwira ati wimbeshyera, nakubonye ryari se nakugaburira. Abantu bategereje kugira neza, bategereje kugaburira Yesu imbona nkubone. Niyo mpamvu iyo umuntu avuze ngo mutange aya mafaranga runaka, Imana niko ibivuze, bayatanga birukanka. Ariko Imana yatanze umurongo, aboroheje niba Imana ibamo. Mwibuke ko Yesu ajya kuvuka ntabwo yavukiye muri hoteli kandi yari umwami, ariko yavukiye ahantu horoheje cyane, hasuzuguritse inyuma y'abandi. Kubera iki? Yashakaga ko aba umwami waboroheje ndetse n'abakomeye. Umuntu ukomeye ushaka kujya ahoroheje biramworohera, agenda yisanga. Ariko umuntu woroheje ushaka kujya ahakomeye ntabwo byamukundira. Niyo mpamvu Yesu rero yicishije bugufi. Pawulo yandikira Abafilipi mu bice 2:5 yarabwiye ngo uwo nguwo nubwo yari afite akamero k'ubumana, ntabwo yatekereje ko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundira, ngo ahubwo yicisha bugufi, araganduka, ngo ajya hasi ku butaka, ngo yambara akamero k'umugaragu, ndetse si umugaragu gusa, ngo ahubwo imbata. Kwari ukugira ngo buri muntu wese umushaka mubone, yaba uworoheje yaba n'ukomeye. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo hari abantu batari kumwikoza, hari abantu batabyitayeho. Abo ngabo nibo yabwiye ngo nimugende mwabivumemo. Reka dusome amagambo asobanura iby'aba bantu bakoze kugira ngo Bibiliya igere aho ibabona nk'ihene. Ibaze nawe Imana yakureba ikakubona nk'ihene, biragatsindwa. Ihene se ubundi zimeze zite? Reka dusome mu butumwa bwiza n'ubundi bwa Matayo, bwa Yesu Kristo bwo bwanditswe na Matayo 7:21, dore kwa 13 turasoma twihuse. Haravuga ngo irembo rifunganye. Matayo 7:13, munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira uti mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe? Ntiwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Imana iduhe kumva aya magambo. Ahangaha birasobanura neza icyo ba bantu bashyizwe ibumoso, impamvu Bibiliya yabise ihene, n'impamvu Imana ibareba ikabona nk'ihene. Mu mico y'ihene, ihene yihangana gakeya ukurikije n'intama. Umuntu utihangana Bibiliya imubona nk'ihene. Kubera iki? Iyo ahuye n'ikigeragezo arasakuza. Ariko intama mu gihe cy'ibigeragezo iraniha gusa, ntabwo isakuza. Ndetse Bibiliya iratubwiye ngo Yesu ubwo bamufataga bajya kumubamba, ngo yabaye nk'umwana w'intama ukemurirwa imbere y'abamubaga. Intama mu mateka yayo niyo bagiye kuyibaga iraniha, ntabwo izi gutaka, ntabwo isakuza. Ariko ihene iba yavugije induru. Noneho ikindi, impamvu
ihene zikunda ubuzima bworoshye. Nko mu gihe cy'imbeho, mu gihe cy'imvura, ihene ivuza induru, niba imvura itangiye kugwa, ubwo nyine induru ni induru. Ihene ntiyihanganira imbeho. Kandi ijambo ry'Imana rivuze ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Bivuze ngo umuntu ugereranywa n'ihene ntabwo yabasha kunyura mu irembo rifunganye. Iyo umuntu anyura ahantu hafunganye arihata, bivuze ngo arababara, arakomereka. Ariko ihene zo ntabwo zishobora. Hari abantu dufite bashaka kubaho mu buzima bworoshye, ubuzima bwo kubaho neza, kurya neza, atitaye ku ngaruka izo ari zo zose. We icyo ashaka ni ukubaho neza, ntabwo ashaka kubabazwa ku bwa Kristo. Oya, ariko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nimushaka gukiza ubugingo bwanyu muzabubura. Ngo ariko uwanga akabuhara ku bwa Kristo, uwo nguwe azaba aburokoye. Igihe yavuga ngo ntimugatinye ibyica umubiri, ariko ntihagire icyo bitwara ubugingo. Ahubwo muzatinye uwica ubugingo n'umubiri byose akabishyira muri Gehinomu. Abantu bo muri iyi minsi bakunze kunyura mu irembo rigari. Bibiliya iravuze ngo abanyura mu irembo rifunganye ni bakeya, ariko abanyura mu irembo rigari ni benshi. Nuko rero ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri bameze nk'amasega. Hepfo niho yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Sinzi impamvu abantu dukunda kujya mu rujijo, tugakangwa gusa nuko duhuye n'umuntu akaduhanurira. Ugakangwa nuko umuntu afite titire, titire namwe musanzwe muzi abantu bakunda kwitwa, abo dukunda kwita abakozi b'Imana. Umuntu akaba yitwa umukozi w'Imana, afite titire runaka, ntago najya kurondora amatitire, ariko akirengagiza ko Imana ikidukeneyeho ni ukwera imbuto zikwiriye abihannye, kwera imbuto nziza. Bibiliya itwereka imbuto z'umwuka n'ingeso za kamere. Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuhanuzi w'ukuri n'uw'ibinyoma bose bagaragazwa n'imbuto. Umwigisha w'ukuri n'uw'ibinyoma bose bagaragazwa n'imbuto. Ngo ku murongo wa 21 arababwira ngo umuntu wese umbwira ngo mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse umuntu ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ngo kuri uwo munsi benshi bazambwira ngo twahanuraga mu izina ryawe. Ubwo turi kuvuga abantu bazaba bari ibumoso. Ati witubeshyera, twebwe ikintu tuzi, twabaga mu rusengero, twarabaririmbye, twarabahanuzi, twarabavugabutumwa, kandi ibyo byose twabikoraga mu izina ryawe. Ababwira ati nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi, sinigeze no kubamenya. Birababaje aka kanya kuba waba ujya mu rusengero ugasenga ariko Yesu atakuzi. Birababaje kuba yakubona akakubona uri nk'ihene. Mwibukire ijambo Yesu yababwiye, nubwo ibyo byose babikoze, ntabwo yigeze ababwira ngo ibyo none mwabikoze. Oya, yarababwiye ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Nubwo bahanuraga, ariko bahanuraga ari n'inkozi z'ibibi. Nubwo basengaga, bagasenga ari n'inkozi z'ibibi. Bakaririmba ari n'inkozi z'ibibi. Yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ariko mwibuke ko yabanje kubwira abari iburyo bwe ati mwebwe nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika. Imana idufashe. Turi ku ijambo rivuga ku iherezo. Iherezo ryawe ni irihe? Uzabwirwa yahe magambo? Uzajya iburyo cyangwa uzarya ibumoso? Ibyo byose ibyo uri gukora uyu munsi nibyo bigena aho uzajya. Imana iguha ubwenge, nanjye mu bwenge. Twese dusure itwigishe uko dukwiriye kwitondera rino jambo. Idufashe kwera imbuto z'abagenzi bajya mu gihugu cyo mu ijuru. Iduha imbaraga zo kubasha kunyura mu irembo rifunganye, kubera ko irembo rigari ni inzira ijyana abantu kurimbuka, kandi abantu banyuramo ni benshi. Mbibutse ko abantu banyura muri iri rembo rifunganye ni abantu biyemeje kwakira imibabaro. Iyo tuvuze imibabaro, muri aka gakiza tubamo hari abantu barenganyirizwa gukiranuka. Iyo wanze kwiba
ukabura ubushobozi bwo kwishyura urugero inzu, bwo kugura inkweto nziza ihenze kubera ko udashaka kwiba, burya uba uri kurenganyirizwa gukiranuka, uri kunyura mu irembo rifunganye. Iyo bagusabye gutanga ruswa mu kazi cyangwa ahandi hantu ukanga kuyitanga ugahomba akazi, burya uba unyuze mu irembo rifunganye. Ariko umuntu uri kunyura mu irembo rigari aravuga ati oya, reka nyura aha ngaha, icy'ingenzi ni uko njya mu rusengero ngasenga. Oya, ijambo ry'Imana riravuze ngo abanyura muri iryo rembo rigari ni inzira ijyana kandi ngo ni ngari, kandi abantu banyuramo ni benshi. Abantu bakunda ibiborohereza, bakunda ibitabavuna, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo nzira ni ngari kandi ijyana abantu kurimbuka. Iherezo ryawe rero ntirizabe kurimbuka kandi warumvise ubutumwa bwiza. Imana yatubwiraga buri muntu wese akwiriye kugira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Abantu benshi banga rino jambo kubera ko bumva ko irembo rifunganye ni imibabaro, ni agahinda. Oya, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo nzababaza umuntu iteka, ahubwo nzamugirira ibambe. Kandi rikongera rikambwira ngo intore zo mu isi izi Imana yishimira, ngo kandi nta kintu cyiza Imana izima abagenda batunganye. Ntabwo gusenga Imana, ntabwo gukiranuka bivuze kubabara. Oya, ntabwo tubaho mu mibabaro, ahubwo tubaho twishimye mu Mwami Yesu, ariko tukarya akagabuye. Kwera imbuto ntabwo bivuze ko tuzakena ngo tutindahare. Oya, nta sezerano ryo gukena ririho, ahubwo Bibiliya iravuga ngo kubaha Uwiteka iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Ndakwifuriza rero kuzaba iburyo bwa Yesu, kuzakira uyu mugisha w'abamenye Imana, umugisha w'abana b'Imana, nawe ukazaragwa mu bwami bwo mu ijuru nk'umuntu wamenye Imana kandi ukayikoresha. Reka dusoze ufata umwanzuro, dusoze wisuzuma, dusoze ureba imirimo uri gukora. Ese uri gukora ibyo Imana ishaka? Abavuga ngo mwami mwami so bazajya mu gihugu cyo mu ijuru, keretse abakora ibyo Imana ishaka. Reka dusenge kugira ngo Imana idushoboze kumvira ijambo. Nusanga iri jambo rigutsinze, nusanga umutima nicyo kubwiye, uce bugufi w'ingingo Imana ibwira ati nshoboza kwera imbuto zikwiriye abihannye, nshoboza kugira ngo kuri urya munsi nanjye nzahagarare iburyo bwawe ndebe nyuma. Uwiteka turagushimiye kubwira ijambo, dusabye imbaraga z'Umwuka Wera ngo ziriherekeze buri wese uryumvise, ubane nawe. Kandi ufashe umwanzuro wo guhinduka akareka kwitwara nk'uko ihene zitwara, akitwara nk'uko intama zitwara, umuhe umugisha kandi umuhe imbaraga. Ufashe umwanzuro mwiza, Umwuka Wera amuherekeze kandi amushyigikire, kandi ukomeze kwagura ubutumwa bwiza, ukomeze gushyigikira abakozi bawe kandi bakora ku manywa na nijoro. Ukomeze kwagura ubwami bwawe mu isi, mu izina rya Yesu niho tubisabye, amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ugiye kugusa impita nzimyara. Kiramo pause mbere.